ukeneye amafaranga ubona amafaranga. Kugira ngo uhabwe amafaranga nawe yaguha nuko nawe utanga amafaranga. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukuboko kudahwa kuzakena, rikongera rikambwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Kugira ngo rero wakire umugisha nawe ugomba gutanga. Icyo ukeneye nawe udasaba ugitanga. Niba ushaka kubabarirwa nawe banza ubabarire. Ariko ndakuzaniye ijambo rirakubwira ngo Imana iguhuze n'uwo yakoze ku mutima. Iyi saha Imana igiye kuguhuza n'uwo yakoze ku mutima. Wa musore we kiranuka, izera Imana ikore ku mutima wawe, iraguhuza n'umukobwa yakoze ku mutima. Wa mukobwa we kiranuka, Imana ikore ku mutima wawe, iraguhuza n'umusore yakoze ku mutima. Wowe wabuze urubyaro, ndagutangariza no kubwira ngo kiranuka, Imana ikore ku mutima, iraguhuza n'igisubizo cyawe. Kubera ko Imana yiteguye kubagira neza, yiteguye kubarengera, yiteguye kubaha umugisha. Ariko wowe ubwawe irashaka gukora